yanyu ntabwo abona. Tugeze mu bihe bigoye, ariko amaso ya benshi arasinziriye. Waramuhunze ujya mu busambanyi, warakwepye ujya mu butinganyi, warakwepse ujya mu nzangano, warakwepye ujya mu bidafite umumaro, ariko garuka, ateze ibiganza, nawe arakugarukira. Hari ibintu bigeze muri 4 bigiye gutera mu gihugu. Icyambere hagiye gutera indwara z'ibyorezo zikomeye, ndetse kandi zizica benshi. Icya kabiri, hagiye kubaho inzara itarigeze kubaho ku rwego n'abantu bazapfa bishwe n'iyo nzara, kandi zahagera cyane cyane izibanda ku bantu bitwa ngo barakomeye, bitwa ngo ni abakire bafite amafaranga. Iyi nzara igiye guhitana benshi, munyumve neza. Icya kabiri icya gatatu, impanuka. Hagiye kuba impanuka mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu hagiye kuba impanuka nyinshi z'uburyo bugiye butandukanye. Usubiremo, ukwezi kwa gatatu kugiye kubonekamo impanuka nyinshi zitigeze kuboneka, kandi zizatangira mu mpera z'uku kwa kabiri, mu matariki ya nyuma dusoza ukwa kabiri, kuzarinda ukwa gatatu hazaba impanuka. Kandi hari umuririmbyi ukomeye muri iki gihugu ugiye kuzahitanwa n'iyo mpanuka, ariko nawe arabizi kuko Imana yamusuye kenshi. Ntabwo muvuze mu izina, ndabizi aradukurikira, araza kumva. Hari n'abakomeye bagiye deni Imana yarakariye kubera ibizira byabo, batazongera kwibuka ukundi. Umunyabwenge nasengera ubugingo bwe, kandi yite ku iherezo rye. Afata umwanya yite ku iherezo rye, kandi ujye uva mu rugo wasenze, wiyejeje. Umwana nimba umwohereje ku isoko, umusengere, umushyire mu biganza by'Imana. Mwabajene mwe muri gutaha nijoro, akaga gakomeye kabasohoyeho. Muragenda muzaha mu businzi, mubiki mugataha mu gicuku. Ariko harabagiye kuja mugenda, ariko ntimugaruke imuhira, kubera ko Satani abategeye mu mayira. Bajene mwe mutaha igicuku, ari n'abagabo namwe, ubwo namwe mwumvireho bagabo, namwe bajene mutaha ijoro. Muntu utaha ijoro Satani yabategeye mu mayira. Gutaha ijoro ni uburenganzira bwawe, ariko ku mukristo menye icyo Imana ibivuzeho. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti bakunzi bacu, bavandimwe, mudahwema kudukurikirana kuri Profete Daniel 1. Imana ibaha umugisha. By'umwihariko namwe mwakoze subscribe, mudahwema gusharinga ibiganiro tucisha hano kwa runo rubuga. Nukuri Imana ibahereza umugisha. Turabakunda kandi muraba agaciro. Rero tujano kubwo gahunda y'Imana kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hari ijambo ryavuze ngo byose byarumvishwe, hasigaye impanda. Rero birakwiye ko buri wese yumva icyo ijambo rivuga ndetse agakora ibyacyo, kuko ijambo ryaravuze ngo uryumva gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu ureberemo mu ndorerwamo kwasa, ariko yamara kugenda akiyibagirwa. Rero tugeze muri cya gihe dukwiye kumva amagambo y'Imana, tukamenya icyo ashaka kutubwira. Ntabwo ari ugupfa kuyumva gusa, ntabwo ari ugupfa kumva ngo twigendere twitambukire, ahubwo menya icyo iryo jambo rikubwira, kandi ukore icyo rigize gute, icyo rigusaba. Turi mu gihe cy'ubuhenebere, aho abantu bibereye mu gahuge, abandi bari mu zabo, bari mu bidafite umumaro, bari gusambana. Abasambanyi barakataje, abarozi barakataje, abibone barakataje, abasinzi barakata, impande zose abantu barakataje. Ariko igihe cyo gutungurwa gukomeye kushobora byose
dore kugiye kuboneka mu midugudu itandukanye, ariko ndabwira bumvira, ariko abatumvira bo bazibonanira. Rero abantu ntabwo bagishaka kumva ijambo ry'Imana, ntibagikeneye kuzumva, abandi barabirambiwe, abandi turi kubaderanja kuko bahereye kera babyumva, ariko izo uri gusuzugura uvuga ko wahereye kera uzumva, ni ukuri ugiye gutungurwa wumirwe. Abandi bayobotse imbaraga z'ibigirwamana, bari ntibagitinya kujya mu bapfumu, bari abakristo. Abandi bari gushaka amazina akomeye bakajya gushaka izindi mbaraga, abandi bari kujya gushakira ubutunzi mu mbaraga z'umwijima. Ariko nyamara igihe kigiye kugera bamwe bavuge ngo iyo menya, iyo menya, iyo menya, iyo menya. Umuririmbyi aravuze ngo iyo mbimenya, iyo mbimenya, aravuga ngo iyo mbimenya ngo cyagiye nataye nari gufata Yesu nkareka ibindangaza nkamwifatira tukabana akaramata. Rero hari abantu bagiye kuvuga ngo iyo nza kubimenya nkihana, iyo nza kubimenya singe muri biriya. Ndagira ngo nkubwire ngo ucyahwa kenshi agashinga ijosi, niko ijambo rivuga, ngo azavunagurika atunguwe kandi nta kizamukiza. Ibi tubabwira ntabwo ari amakabza nkuru, ntabwo ari inkuru y'izabaye, oya, turababwira ibintu byenda kuba, kuko Imana yaragucyashye kenshi, irakubwira ngo hindukira, iragucyaha kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, ariko wanga kumva imbuzi z'Imana, wanga kumva icyo Imana ivuganye nawe. Ariko harageze kugira ngo bamwe bahekenya amenyo, barire bahekenya amenyo, kubera ko barabwiwe kenshi banga kumva, baracyahwa, banga kumva. Abari barabuze urubyaro, Imana ibaha urubyaro, ariko barinangira. Abatari bafite akazi, Imana ibaha akazi, ariko baranga, barinangira. Ariko kwinangira winangiye kugiye gutuma ukorwa n'isoni, mwene data. Ndagira ngo mbaze senga Imana kugira ngo twinjire mu cyanzanye hano, by'umwihariko ubutumwa bwiza ndetse n'ubuhanuzi. Ndagira ngo tubanze dusenge, ndagira ngo uce bugufi, kandi mbabwire nuzajya kujya kumva buno butumwa bwiza, jya ubanza uce bugufi, ubwira Imana ati Imana ndondora, ndondorera mw'iri jambo ryawe, ndondora muri uyu mwanya kandi umenye, undondore. Uce bugufi, waba uri muri saro uryamye, waba uri mu cyumba cyawe, waba uri mu muhanda ugenda, ubwira Imana umutima wawe ati mbere yuko numva buno butumwa, banza undondore umenye. Uce bugufi usenge. Abantu mukeneye gusengerwa, ariko nimushaka gusenga, banza usenge, ugirane ubusabane n'Imana. Daniyeli ntabwo ari nge waguhereza ubusabane n'Imana, ahubwo ca bugufi aho uri hose, igihugu cyose waba urimo, uce bugufi wemerera Imana, ugirane ubusabane nayo. Hari abantu bumva mbere yuko ufungura iki kiganiro, jya ubanza uce bugufi, ubwira Imana ati Imana ndondora umenye, unyambike imbaraga, nibwo uza kuza gufashwa n'iki Imana yatumye ubuzima bwawe. Amen. Ndagira ngo tubanze dusenge bakundwa. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, Mana wowe waremye ijuru n'isi, wowe rukundo rutagira ingano, maze ngwiku isi imbere ishuriwe rwose yuko Imana ari rukundo rutagira ingano. Mana, turagushimiye ko wemeye ko tuboneka muri uyu mwanya. Nje kubwira abantu benshi mwami, nje kubwira abantu bose baherereye mu migabane igiye itandukanye igize isi, ariko amagambo ngiye kuvuga ntabwo ari ayange, ahubwo ni ayawe. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, kandi ukora iz'ubutwari, kandi ukora iby'imbaraga, ukora no gukomera kwawe kugaragare, ubasha bw'ijambo ryawe bugaragare. Umuntu wese ugiye gutega amatwi, ubane nawe kandi umwambike imbaraga, yaba ari mu bitaro, yaba arwaye, yaba ari mu kazi, mpande zitandukanye uhagere, wumvisha abantu umwami by'agakiza kawe. Ugenderere buri muntu wese,
ugere kuri buri umwe wese kandi ukora iby'imbaraga. Imitima ibabaye inyotewe uyigenderere, imitima ishonje uyihaze, imitima yabuze ikerekezo ihazwe nawe. Irari ry'imitima ya benshi ibiryo guhazwa nawe, uboneke. Ijambo ryaravuze ngo ubereye mwiza bagutegereza, ngo kandi uri ubugingo bw'ugushaka. Reka umuntu wese agendererwe nawe. Irari ry'imitima y'umuntu wese ukurikiye aha ureke rihazwe nawe. Ubu wa mbere muri byose kandi ukora iz'ubutwari. Ube hafi umuntu wese, ugere muri Amerika, ugere i Burayi, ugere hatandukanye. Ureke buno butumwa bwiza bugere hatandukanye. Tukugize uwa mbere muri byose kugira ngo ukore iby'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dore ibendera ya Yesu iramanitse, uwaraje ahuru yatyo ngo atabara be. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizere ubutwari bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Uko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Aye nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora we. Banyamasengesho ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikiye umucunguzi, tumutumbire twizere ubutwari bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira. Azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira. Uyu mwami azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira we. Azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira. Azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira. Azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira we. Oh, azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira. Azahamagara amazina, nutumva iryawe uzarira. Kanguka murinzi we dusenga yo gukesha we. Kanguka murinzi we dusenga yo gukesha we. Niki Imana itakukoreye? Niki yari ikwiye gukora itakoze? Wayisabye kubaho iguha kubaho. Ibuka hindukira urebe ibyo Imana yagukoreye.
subiza amaso inyuma urebe imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye. Janisha we wa kera urebe na n'ubu, mbese nta kimana yakoze mu buzima bwawe. Niki cyatumye wisuzuguza mu banyamahanga? Hindukira mwene data, ureba uhagaze. Tugeze mu gihe k'imperuka, ariko amaso yanyu ntabwo abona. Tugeze mu bihe bigoye, ariko amaso ya benshi arasinziriye. Ubwo benshi Pawulo yaravuze ngo benshi bazaba bikunda kandi bakunda impiya ndetse birarira. Tugeze mu gihe abashumba benshi bari gukunda impiya kurusha umurimo w'Imana. Tugeze mu gihe abahanuzi benshi bari gukunda impiya kurusha umurimo w'Imana. Tugeze mu gihe abaririmbyi bari gukunda impiya kurusha umurimo w'Imana. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo benshi bagiye kurira bagahekenya amenyo. Ariko nshuti yange, ntabwo ari byiza kumera uko. We kwishimira kuguma gutyo. Imbabazi z'Imana zirahari kandi urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka amejiwa wake azabe. Sinzi impamvu uri kwishimira kuba mu byaha. Abandi ngo twayere twumva kera ngo azagaruka, ngo azaza, ngo none aratinze. Ariko igihe cyakurangiranye nshuti yange. Va muri ibyo, va muri uwo mwijima w'icuraburindi, va muri ibyo bidafite umumaro. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, ngo kandi nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Hari umugabo witwa Yakobo nkunda cyane. Uyu Yakobo yavuye kwa mukuru we Labani ahunga iwabo. Yavuye kwa mukuru we Yesawu, muvandimwe we, arangije arahungira kwa Labani. Ariko aca bugufi mu maso y'Imana, akomeza kubana n'Imana. Kwa Labani ahagirira umugisha, ariko abona Labani atangiye kumuhinduka, atangiye kumusharirira. Ariko uyu Yakobo arangije arataha ajyana n'abadamu be. Ageze ku cyambu cya Yaboki, niko bahitaga, yambutse asubiye iwabo. Ngo arangije ngo yambutse izo yari afite byose, arabyambutsa. Amaze kuzambutsa ngo asigara wenyine. Ngo abona umugabo aramukiranya. Arangije abonye umuseke ugiye gutambika, aramubwira ngo ndekura kuko umuseke utambitse. Yakobo aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Yarabanje yambutsa mbere yuko marayika aboneka, mbere yuko uyu mugabo aboneka. Yakobo yabanje kwambutsa. Ukeneye kubonana n'Imana kandi ugifite ubusambanyi mu mutima wawe. Gira ibintu wambutsa, ambutsa ubugambanyi bugende, usigarane n'Imana. Kuki ukiboshye? Ushaka kuvugana n'Imana ukiboshye? Uracyafite imigozi ikuboshye, uracyafite ibintu bikuboshye, uracyafite imitwaro ikuremereye. Banza uyijugunye igende, ahandi usigarane na Kristo aguhindure mushya. Rabi Senyeri, bene data. Ngo Yakobo arabireka birambutsa. Ngo arangije abona umugabo aramukiranya. Ngo aramubwira ngo ndekura kuko umuseke utambitse. Yakobo aramubwira ngo sinkurekura. Ngo agera ku rwego rukora ku mutsi wo kunyonga wita ku rya Yakobo. Urareguka. Ngo ariko Yakobo we ngo ntiyacogora, akomeza gukirana, akomeza gucumbagira, ariko akirana. None wowe ubonye akazi wise umuvaho, kubera ko bene wanyu bakwanze wise ucika intege, urivumbuye. Kubera ko bitameze neza mu rugo, urivumbuye, urabiretse. Gusenga birahagaze. Kubera ko mu kazi bitameze neza, urahagaze. Kubera ko utinze kuzara, urabihagaritse. Gusenga ugiye mu bapfumu. Kubera ko biriya na biriya byatinze, urahagaritse. Ngo ariko Yakobo we ngo mu bigeragezo yakomeje gukirana. Mu ntambara Yakobo akomeza gukirana. Mu biteye ubwoba Yakobo akomeza gukirana. Ngo akaguru ngo kamurya, ariko akomeza gukirana. Ngo ntiyacogora. Ngo wabatinyutse izago zose, ngo naza kurikire umwami Yesu. Ngo ntakizamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira igana mu ijuru. Ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo ahubwo abazimubwira ngo nibo bazagwa.
ngo Yakobo akomeza gucumbagira ngo ariko akirana na marayika, ngo ariko abonye marayika, abonye ko Yakobo atacitse intege, abonye ko Yakobo atacogoye, aramubwira ngo ubundi ushaka iki? Bwana asifiwe. Aramubwira ngo nshaka umugisha, ndekura sinkure kurutampaye umugisha. Akamubwira ngo ariko ubundi witwa nde? Umeyitwa nani? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Aramubwira ngo tuzongera kwitwa Yakobo kubera ko wihanganye. Niko Yakobo n'ubundi yavuze mwene wabo na Yesu. Aravuga ngo wahirwa uwihanganye ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ndanezerewe. Yakobo ngo arangije, marayika aramubwira ngo ntabwo ukiswe Yakobo, ahubwo wiswe Isiraheli. Wakiranije Imana n'abantu uranesha. None we waracogoye, none ukeneye umugisha waracogoye. Rudiyani, garuka nshuti yange, Imana nayo irakugarukira. Va muri izo ngeso mbi, ahubwo ugaruke, Kristo nawe arakugarukira. We warasogongeye, umenya ko agira neza, aho kugira ngo ukomeze umwegere waramuhunze, ujya mu busambanyi. Warakwepye ujya mu butinganyi, warakwepse ujya mu nzangano, warakwepye ujya mu bidafite umumaro. Ariko garuka, ateze ibiganza, nawe arakugarukira. Ijuru rirahari bene data, kandi tuzaritaha. Abizera tuzaritaha. Muve mu bidatunganye. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Ntabwo ari amagambo ngo kandi ntwarane ngo zibujana mu imbaraga. Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ukuvuga gusa, si ugutera waraza, ahubwo intwarane zibugishamo imbaraga. Izo mbaraga ntabwo ari izo kurwana z'umubiri, ni imbaraga z'umwuka, ugakomeza urwana n'izaha. Genda umukristo, umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyawe, mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Mfite umugaba yo n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha we. Nukurwana. Yakobo amateka yarahinduka, ubuzima bwe burahinduka, arabohoka, arababarirwa. Uzabohoka ukiri kuja mu bapfumu, uzabohoka ukiri kuja mu busambanyi ndetse n'ibindi. Banza uhindukire nshuti yange, banza uhindukire, umenye icyo Uwiteka gushakaho. Numara kukimenya uzabohoka. Hari ibintu bigeze muri 4 bigiye gutera mu gihugu. Icyambere hagiye gutera indwara z'ibyorezo zikomeye, ndetse kandi zizica benshi. Icya kabiri, hagiye kubaho inzara itarigeze kubaho, ku rwego n'abantu bazapfa bishwe n'iyo nzara. Kandi zahagera cyane cyane izibanda ku bantu bitwa ngo barakomeye, bitwa ngo ni abakire, bafite amafaranga. Iyi nzara igiye guhitana benshi. Icya gatatu, impanuka. Hagiye kuba impanuka mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu hagiye kuba impanuka nyinshi z'uburyo bugiye butandukanye. Usubiremo, ukwezi kwa gatatu kugiye kubonekamo impanuka nyinshi zitigeze kuboneka, kandi zizatangira mu mpera z'uku kwa kabiri, mu matariki ya nyuma dusoza ukwa kabiri, kuzarinda ukwa gatatu hazabaho impanuka. Kandi hari umuririmbyi ukomeye muri iki gihugu ugiye kuzahitanwa n'iyo mpanuka, ariko nawe arabizi kuko Imana yamusuye kenshi. Ntabwo muvuze mu izina, ariko asengera ubugingo bwe kugira ngo yezwe. Byasuwe kenshi, ariko ntiyabiha agaciro, yumva ko ari ibisanzwe. Ariko ni Imana yari yagusuye mwene data.
ikindi kigiye kuba mu gihe gitoya, hari insengero zigiye gufungurwa, hari amakanisa agiye gufungurwa, ariko hari n'andi makanisa agiye kongera gufungwa ndetse kandi afungwe burundu. Hari izigiye gufungurwa, hari n'izigiye gufungwa burundu, kuzageza igihe Imana izaziterekamo ba Dawidi yatoranije. Kandi ikindi mu gufunga kwazo, hari n'abakomeye bagiye deni Imana yarakariye kubera ibizira byabo, batazongera kwibuka ukundi. Imana ibaha umugisha. Bose impanuyera umunyabwenge nasengera ubugingo bwe, kandi yite ku iherezo rye, afata umwanya yite ku iherezo rye, kandi jya uva mu rugo wasenze wiyejeje. Umwana nimba umwohereje ku isoko, umusengere, umushyire mu biganza by'Imana. Mwabajene mwe muri gutaha nijoro, akaga gakomeye kabasohoyeho, muragenda muzaha mu businzi, mubiki mugataha mu gicuku, ariko harabagiye kuja mugenda ariko ntimugaruke imuhira, kubera ko Satani abategeye mu mayira. Bajene mwe mutaha igicuku, ari n'abagabo namwe, ubwo namwe mwumvireho bagabo, namwe bajene mutaha ijoro. Muntu utaha ijoro Satani yabategeye mu mayira. Gutaha ijoro ni uburenganzira bwawe, ariko ku mukristo menye icyo Imana ibivuzeho, ahandi uhindukire. Umenye icyo Imana ibishakaho, ahandi uhindukire. Usubiza amaso inyuma, ujye uwe yakwamba, ujye umenye icyo Imana ikeneye. Satani abategeye mu mayira, mureke gutaha amajoro, mugabanye ayo majoro yanyu, mugabanye ayo majoro yanyu. Hari abagiye kujya bajya mu mahoteli cyangwa se mw'ayo mazu akorerwa mw'ibyaha, ntibagaruke. Satani agiye gusarura abe. Reka mbivuze mbisubiremo, Satani agiye gusarura abe. Wakibaza ngo Satani ifite abantu cyane, kuko ijambo ryaravuze ngo ukora ibyaha wese ni uwa Satani. Umusaruzi Satani nawe aje gusarura abe, aje kubafatira muri ubwo busambanyi mwirirwamo. Ugiye kujuja ubusambanyi ugweyo. Imana igiye gukoza isoni abantu benshi, igiye gushyira ku kabarore abantu benshi, kuko mwanze kumva imbuzi z'Imana, muhinyura amagambo y'Uwiteka Imana, mutega ibitugu kuko bibasohoyeho. Imana ibaha umugisha. Reka nsoreze ku iri jambo nahawe, ahandi gusenga Imana. Magambo ijambo ry'Umwami Yesu ryubahwe. Ni muri Yesaya gusoma muri Yesaya ibice 5. Ibice 5 umurongo wa mbere. Haravuze ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu, ni ku mutwe w'amagambo uvuze. Reka ndirimbire umukunzi wanje indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanje yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu n'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize nje n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye
gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko niringiraga ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu ze kurugushamo imvura. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Niki nasize? Niki Uwiteka yasize atakoze? Yumvaga ugomba gukiranuka, ariko uhinduka ukiranirwa. Aya magambo arakomeye. Amagambo arakomeye, ariko hahirwa umuntu wumva aya magambo akayakomeza. Uyu ni umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu igatemba, byose bikagwa kuri ya nzu igakomera. Uwumva ayo magambo akayakomeza ni umunyabwenge. Ndagira ngo dusenge Imana. Wakira ijambo ry'Imana. Icyo Uwiteka gushakaho ni ugukiranuka ukamwubaha. Mana, ndagushimiye, ndaguhimbaje ko ushoboje kubiba. Gatambutse ijambo ryawe. Reka umuntu uryumvishe rigiro rimukura naho rimujyana. Ugenderera umuntu wese urahatandukanye. Buri wese umugotesha iri jambo. Umuntu wese umushoboza ace bugufi, amenye icyo umushakaho. Agende mu nzira umushakamo. Yitware uko ushaka. Agende uko ushaka. Muri byose ukora iby'ubutwari kandi by'imbaraga. Ugenderera umuntu wese. Buri gihugu arimo umugenderere. Gukomera kwe kugaragare Mwami impande zose. Ntaba ari bo bagiye kumva, ahubwo Mwuka Wera abayobore. Urakoze kugiye kuyobora umuntu wese kugira ngo yumve icyo uvuganye nawe. Amen.